bakunzi ba gurupe nayote twagarukanye n'aba batumirwa akaba ari bamwe mu bamembazi ba gurupe nayote. Ahangaha turi ni mu busitani rwose, ni mu bwiza nyaburanga, ahantu heza haryoshye cyane. Tugiye kuvuga ku kirero, tugiye kuvuga ku kijyanye na sije. Benshi batubajijeho ko twakoraho kuvuga ngo ese umuntu cyane cyane w'umukristo ni ugusenga cyane agasubizwa cyangwa mo kimwe ni ugusenga ukora? Reka babanze babibwire, turabakiriye. Reka duhere kuri uyu mushiki wacu. Amakuru ki? Amakuru ni meza, ndabasuhuje aho muri hose abakunzi ba gurupe nayote. Nitwa Uhiriwe Amienne, nkaba ndi umumembazi wa gurupe nayote. Murakoze. Aha, reka n'uyu nguyu nawe atwibwire mbere y'uko dukomeza. Murakoze cyane. Amazina nitwa Niyonazenze Agricole. Ndabashuje mwese muri gukurikira ikiganiro gurupe nayote yose, ndetse n'abandi badukurikira. Ariko murongera amajwi, nimba ari uko muri abanyeshuri inzara itaravamo ntago Inzara yo urumvana imbe itangiye kuza, urabona amahumbezi ahangaha, amahumbezi ari aha n'akayaga biri gutuma kugenda bigabanyijwe. aha muragerageza rero mwongere. Ariko se muri abanyeshuri? Turi abanyeshuri. Ajya ngende umunyeshuri. Oya, Ntabwo uri umunyeshuri? ntabwo ndi umunyeshuri. Nsoje sina 6 uriya mwaka ushize. Ubu uri ahangaha uri umushomeri Cyane. Okay, Imana izagufashe rero iguhe n'akazi, unakomeza na kaminuza, kandi nabyo byose birashoboka. Nizabikora. Ndizera rero ko ubu mugiye kongera ijwi noneho. Aha hari benshi bizerera mu bitangaza byo gutegereza ngo azasenga asubizwe, ugasanga icyo gukora afite viziyo nta gihari. Turahera kuri Amienne. Mu by'ukuri wowe ubyumva ute ku bafite iyo myumvire? Murakoze cyane. Ikintu nabwira abo bantu bibwira yuko bazasenga gusa ubundi bagasubizwa, ikintu nababwira ni uko basenga ndetse bakanakora, kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo gusenga kutagira imirimo uko kose kuba gupfuye. Ngo urasenga ariko nta rukundo, uko gusenga rero kutagira urukundo nta kintu kuba kumaze imbere y'Imana. Rero Imana yonyine ntabwo ijya yibagirwa nyine, kandi tuzaheshwa imirimo y'amaboko yacu, niyo ituma duhabwa umugisha. Nicyo kintu Imana igenderaho, kuko wenda nk'igihe Tabita yari arwaye yibukije Imana imirimo yose yayikoreye. Dorukasi abapfakazi nyine bakajya barira bakavuga ngo Tabita yajyaga atudodera imyenda, kubera ko iyo ari imirimo yakoraga ndetse ari imirimo y'urukundo, agafasha abantu, agasenga, akanakora. Icyo ngicyo Imana yakimwibukiyeho, Tabita aba arazutse kubera urwibutso rw'imirimo y'amaboko yiwe. Rero ikintu nabwira abantu ni uko basenga ndetse bakanakora, kandi ibyo byose bakabikora babikunze, kuko ingororano zirahari. Icyo ari cyo cyose nubwo byatinda ariko ingororano zirahari, ntabwo dukorera ubusa. Uko biri kose nyine ijuru duharanira rirahari, ntabwo ari amagambo. Murakoze. Amen. Imana niguha umugisha. Reka na musaza wacu nawe yego, aha nawe agire icyo atubwiraho kuri iyo sije. Murakoze cyane. Urumva umuntu ntabwo ashobora gukora kimwe ngo areke ikindi, ahubwo ngewe icyo numva, ushobora gukora ibyo byose kandi bikabyara umusaruro. Icyo nagira abantu inama, senga hanyuma ukore hanyuma wizere. Yego. Ibyo bintu bitatu nubikora, ya masengesho azagenda ajye muri ya mirimo y'amaboko yawe, kuko Imana izawumugisha imirimo y'amaboko yacu. Icyo natangaho inama ni uko twagira gahunda mu bintu dukora. Munsi igihe byo gusenga, nafashe umwanya ndasenga. Ugire n'umwanya upanga akazi kawe ka buri munsi, byose ubihuze, bizatuma ubaho neza
muri iyi si. Imana niguha umugisha. Ubwo bivuze yuko abantu ibitangaza gukoreka birakoreka kandi turanabyizera, ariko ubundi nimba uzi ko uramutse wuriye etaje ugasimbuka wapfa, kandi kubera ko hari esikariye wakagombye kunyuraho, niyo mpamvu utazitega ibitangaza Imana yaguhaye amaboko n'ubuzima byo gukora. Imana rero nibaha umugisha ku bw'iki kiganiro tugiranye, dusaba abadukurikiye kujya mukora share, mugakora comment ndetse na subscribe kugira ngo mukomeze mudutere inkunga. Akacu nakagaruka, mugire ibihe byiza.